okay nshobora kuba cyakoze njya kuyishyiraho nabitekereje namutekerejeho ndavuga ko reka nshyireho indirimbo ariko ntago ari ibyo najya mpora mbishyiraho kubera we ariko uyu munsi nayishyizeho kubera we ntago ndubeshya abafana igitekerezo mfite muri iyi minsi ntabwo icyo gushaka umugabo cyari kirimo ariko Mike agarutse nashaka. Turabasuje cyane bakunzi ba Yago TV Show, reka twizere ko mumeze neza. Tubahaye ikaze nanone ku biganiro bitandukanye tubagezaho umunsi ku wundi. Uwo mubona imbere ya kamera yitwa Mama Sava. Mama Sava mwamenye mu mafilime atandukanye nyine n'ubundi nko muri Papa Sava, ariko uyu nguyu ni main actress kinariwe Mama Sava. Hayima muri Seburikoko n'izindi arazitubwira. Mumaze kumenyera kuri Yago TV Show twakoranye nawe ikiganiro. Uyu munsi nanone twifuje kuganira nawe ariko nitwe twamuhamagaye, ndagira ngo mubyumve neza, tumuhamagara kubw'impamvu zacu bwite. Mama Sava turakwakiye kuri Yago TV Show. Jesus murakoze. Umeze neza? Yego. Urumva utagize amatsiko? Ndumva ko ngize ubwoba. Ugize ubwoba? Nanjye nuko. Bazuzuza abantu bakunda filime ukina. Nsuje cyane abantu bakurikira Yago TV Show. By'umwihariko abantu mudufana rwose turabasuhuje. Tufurije amahoro y'Imana n'imigisha. Mama Sava umeze ute? Ndaho nukuri sama iri kurangira narayiriye nyine. Covid nayo ntitworoheye ariko ndaho bya Kinyarwanda. Ndashaka kubanza ushyiremo ko tuntu turi kubashyize ku mutwe, banza dushyiremo fresh mu maso. Nambere banze ndebe ukuntu ubusa bugaragara. Tambo musuderi. Munabona? Mama Sava. Ubu none wakongera ugakuramo. Wakongera ugakuramo tukaganira wadushyizeho cyangwa aho ngaho. Okay. Umwe mu bamama uretse no kuba wenda yitwa Mama Sava ariko uri umwe mu bamama rwose nkunda cyane, nkunda ko uri free. Nkunda personality yawe nyine muri make. Thank you. Uburyo uri free, ntabwo uri wa muntu nyine wikomeza cyangwa ukomeza ubuzima, wiberaho ubuzima bwawe tu. Wenda umuntu ashobora kujya no mu biganiro wagiye ukora bitandukanye, wagiye ukorera kuri channels zitandukanye cyangwa se ku maradiyo atandukanye cyangwa televiziyo zitandukanye, akareba uri wa muntu wiberaho ubuzima bwawe. Ndabigukundira Mama Sava. Thank you, ndagushimiye. Imibereho yawe ubayeho ute muri ino minsi? Covid ntiyatejemo ariko filime muracyazikina zirasohoka turazibona. Imibereho nyine byose birumvikana, ubukungu bwasubiye hasi. Inzira twacagamo dukora bisa naho hari ibintu byinshi bifunze twakoraga, cyane cyane twebwe twajyaga tugenda mu ntara zitandukanye gutanga ubutumwa, twatumwe nyine n'ama ministere cyangwa se abandi bantu batandukanye nk'ibigo byigenga, ama ONG yadutumye, ariko ubu ntago bikunda kuko ntago abantu benshi bemerewe guteranira ahantu hamwe. So nukuvuga rero ntago turi gukora ama road show. Ibintu turimo nyine gukina filme bisanzwe tukagerageza kugira ngo turebe ko abantu bataba bored. Okay. Hanyuma ikintu gitumye tuguhamagara kuri Yago TV Show waba ukizi? Ntacyo nzi, nahubwo nteye ubwoba nayo nzi ko twiganira bisanzwe. Ikintu gitumye tugutumira kuri Yago TV Show mu kiganiro twakoranye mu minsi yashize, niba mbyibuka neza nko mu kwezi kwa gatanu gutyo cyangwa kwa gatatu, sinibuka neza, gusa ni mu mezi yo hambere tuganira. Rero hari ibyo watubwiye ku buzima bwawe, utubwira ku bijyanye n'abana bawe babiri ufite, utubwira kuri papa wabo cyangwa abapapa abagabo mwabyaranye. Njyewe maze iminsi ndebye ikiganiro wakoreye ku Isimbi na Sabe. Icyo kiganiro narakikurikiranye, hanyuma numva hari ahantu ukomoje ku muntu umwe umuvugaho ukuntu, ariko ku munsi w'ejo hari umuntu wapostinze uravuga ngo happy birthday handsome, ushyiraho tu emoji tw'urukundo na keki, urangije urandika ngo you are loved. Ibi bintu bifite ubusobanuro uri buze kuduha ukurikizaho ifoto yawe. Ubwo abadukurikiye kuri Yago TV Show ngiye kubasomera n'amafoto Mama Sava yapostinze ku munsi w'ejo. Yaranditse ngo yashyizeho ifoto ye, arandika ngo love is knowing that someone is there for you always. Ahita yandika ngo love win.
kambishyire kuri screen kugira ngo ntabwo nimero iriho, ntabwo muri buyibone ndabizi, nimero ntayo muri bubone, ariko amagambo yo murayabona ko yaranditse ngo love is knowing that someone is there for you always, utu emoji ku mitima na niki, love win, tashyiraho ka peace, ashyiraho agatima. Iyi ni ifoto ya Mama Sava ku munsi w'ejo, yabanjirijwe n'iyi ngiyi, buretse nayo nyibereke neza, yabanjirijwe n'iyi ngiyi, yabanjirijwe n'iki gisore mubona, iki gisore kirabasha koko, arandika ngo happy birthday handsome, ashyiraho ka emoji ka cake n'utu emoji tw'urukundo nyine duseka, anajandika ngo you are loved. Mama Sava, ndagira ngo duhere kuri ino foto udusobanure, ubwo turi hano kuri WhatsApp, ntabwo turajya kuri Instagram. Ndagira ngo dusobanure kuri ino foto y'uyu musore, ni muntu ki kuri wowe, asobanuye iki kuri wowe? Mu byumvikana byo ibintu maze iminsi ubyiga. Okay, nagiye ku Isimbi TV nganiriza Sabe ko mfite umuntu twakundanyeho kera, turanabyarana, ni umu Kenyan yitwa Mike Mpewa. Mubwira nyine uburyo twabanyemo n'uburyo yasubiye hanze. Rero yagize anniversaire, fukoze umuntu twabyaranye tutigeze dushwana ngo twangane, ntabwo naye kubura kumwifuriza anniversaire nziza. Rero sinzi bose mwatandukanye mute? Ntabwo twatandukanye, yagiye mu bindi bihugu, biba ngombwa ko nshaka undi mugabo. Yego, ntabwo mwigize mwangana, ntabwo twatandukanye, ntabwo twanganye. Yego, hanyuma ubu ngubu arahari, arihe? Niba hari ari hehe? Uyu munsi muvugana gute, mubanye mute? N'ubundi twaravuganaga, niba usanzwe turavugana. Ari no muri ibyo bihugu? Ari no muri ibyo bihugu byose abarimo. Turavugana, nk'umuntu mwigeze gukundanaho, ntabwo muvugana nabi. Oya, byongera umuntu mwanabyaranye, bivuga ngo mwakundanye umuntu mwanabyaranye, burya ni igihango gikomeye. Yego. Oya, tubwire Mama Sava, tubwire. Ngiye kujya nshaka ibyamamare ndebe post zabyo, mbibaze kuri post baba bapostinze, batusobanurire. Okay, Mike ni umuntu nyine twarakundanye, plus none twarabyaranye. Yego, ni umuntu nubaha nk'icyubahiro cye, nk'uko akigomba. Ni umuntu ntumva nyine afite icyo avuze mu buzima bwanjye. Yego, afite icyo avuze mu buzima bwawe. Uyu munsi ari he, muganira mute, muvugana iki? Uyu munsi ubu ngubu ari Nairobi, iwabo nyine. Yego. Naho nyine hafite ibikorwa akora, nihari n'ubundi turavugana, na nimugoroba twavuganye, yahoze anyandikira, twongera ngo twanakoresheje video call. Nyine ni inshuti yanjye. Umupostinga ukandika no magambo, comment ye yari iyihe? Ushaka kutayitwereka ariko ukayitubwira, ukatubwira uti yaje ivuga gutya. Kuri Instagram nta kintu yavuze, yashyizeho utu emoji tw'amaboko. Kuri WhatsApp yashyizeho aka emoji k'umutima. Yego, aka emoji k'umutima. Ako ka emoji k'umutima gasobanuye iki kuri wowe Mama Sava? Nyine oya, tubwire. Yego. Aka emoji k'umutima se gasobanura iki? Tubwire nyine kuri wowe, urumva gasobanuye iki? Ibyo byose aracyankunda. Wowe uracyamukunda? Ntabwo nigeze mwanga, ariko iyo ntabwo nshaka ubwo busobanuro. Wowe uracyamukunda? Ndacyamukunda. Uramukunda? Yego. N'ubu uramukunda? Ndagira ngo noneho murebe post ya Mama Sava y'uyu munsi. Post ya Mama Sava y'uyu munsi turiho ni indirimbo. Ni indirimbo irimo amagambo avuga gute rero? Reka nyabasomere. Ni amagambo avuga ngo so take aim and fire away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. And I'm on my way. The blood moon is on the rise. The fire burning in my eyes. No, nobody but me can keep me safe. Ayo namwe mu magambo ari mu ndirimbo Mama Sava apostinze uyu munsi. Reka mbanze nyikine ikomeze igende. Yego, ndagusiba muri telefone. Andi magambo. Okay, niyo magambo uyu mukobwa aba aririmba muri iyi ndirimbo. Mama Sava mu gupostinga no magambo y'indirimbo yashyizeho umutima. Ndabona ari igikomeje. Okay? Amagambo y'indirimbo asoreshwa n'akagambo kavuga ngo so I'm on my way. Mama Sava, tubwire. Iyi ndirimbo wapostinze ku munsi wa none, hari aho yayifitanye isano
n'uyu musore wapostinze ku munsi w'ejo kandi utubwize ukuri. Yago ntago ujya ukurikirana poste zanjye. I know. Akenshi ibintu uzabona posting ni ibintu byerekeranye n'umutima, ni ibintu byerekeranye n'amarangamutima y'umuntu mu rukundo. Okay, nshobora kuba cyakoze njya kuyishyiraho nabitekereje, namutekerejeho ndavuga ko reka nshyireho indirimbo, ariko ntago ari ibyo najya mpora mbishyiraho kubera we, ariko uyu munsi nayishyizeho kubera we, ntago ndubeshya abafana. Cyakoze uri mu nzira urimo sinzi uburyo ndi bubisobanura no magambo. And I'm on my way, the blood moon is on the rise, the fire burning in my eyes. Ndajya mwumva no mutoma koko, mwumva no mutoma uri muri no ndirimbo Masava ya postinze kubera wa musore naberetse ya postinze ku munsi w'ejo. Murebeho gatoya kwanza, cyangwa reka mba playingire mwumve. Indirimbo ya postinze amaze gutekereza kuri wa musore nakweretse, ya postinze ku munsi w'ejo. Okay. Ibyo ari byo byose abakurikiye Yago TV show, turi kuri WhatsApp. Turi kuri WhatsApp, reka njye kuri Instagram. Uramfite. Kuri Instagram yabanje gupostinga amafoto ye, ubwo ni post ze ziheruka zimaze iminsi 2. Yapostinze amafoto ye, dore ngaya yitwa Analisa Nido kuri Instagram, ubwo mwamufollowinga mama Sava yitwa Analisa Nido. Yarabanje arapostinga arandika ngo there is no market for your emotions, so never advertise your feelings, just display your attitude. Ashyiraho peace na karabi. Nabibonye amafoto ye ngaya. Umama w'umusirimu cyane, ndagira ngo mwite kuri bino bintu. Nyuma yizi post cyangwa se aya mafoto ye hakurikiyeho iki? Hakurikiyeho n'umusore mwamubonye ariko rwose dore ukuntu yanditseho rero. Yaranditse ngo God bless this special best friend of mine with all happiness and accomplishments in life. Happy birthday handsome. Ashyiraho akaemoji ka cake, akaemoji k'ururabo ndetse n'akaemoji k'urukundo nk'uko mubibona. Mark D Kenya 1 niko umusore yitwa. My daughter's daddy. Mwite kuri iki kintu please, ndagiye ikintu mukiteho, ubwo kuri kamera Jaja nawe aba yabitunganyije. My daughter's daddy, you are loved, happy birthday once again. Iyi ni post imaze amasaha 15. Ni post ifite comment ebyiri, tugiye gusoma izo comment turebe niba dusangamo comment ya daughter's daddy. Ariko rwose hariho comment ebyiri nkuko nabibabwiye. Comment ya mbere ni ya daughter's daddy, hanyuma ikaba ifite na reply ni ya mama Sava. Mark D Kenya 1 arazashyiraho utumenyetso two guca bugufi, humbleness emojis cyangwa se humbleness signs. Hanyuma Analisa Nido ariwe mama Sava araza nawe ashyiraho utemoji. Ndagira ngo bare ubwoko bwa ubare emoji. Umugabo yashyizeho emoji 3 za humbleness, mama Sava nawe ashyiraho emoji 3. Ariko mwabibonye imibare irangana kuko emoji 3 ziki mwatubonye. Papa na mama n'umwana. Papa na mama nicyo bimininze. Mama Sava subiramo. Emoji 3 zisobanuye papa, mama, umwana. Nibyo nitekerereje. Ariko biranahura. Biranahura. Ubwo none ndagira ngo dukomeze mu kiganiro cyacu. Mama Sava afite abana 2. Yego. Uyu nguyu niwe mwabyana umwana wa mbere. Yego. Uburyo yasubije turabibonye, nawe uburyo yamusubije turabibonye. Ahantu nta kintu gikomeye kirimo Mama Sava.
ese kuki bibaye kuri papa w'umwana wa mbere, ese papa w'umwana wa kabiri we bimeze bite? Ariko banza usubize icya mbere, aha hantu nta kintu kirimo. Ikintu kirimo of course, none se nawe ntubibona nyine ko kirimo? Cyangwa muzaba niyo mpamvu ngukunda. Nyine kirimo, impamvu kirimo ni papa w'umwana nyine. Ikindi ntago iyo ubundi utigeze ugirana beef n'umuntu, yego iwana nyine ubu kimufitiye amarangamutima, kabone niyo waba utamufite hafi yawe ariko umutekereza. Yego. Ikibazo cya kabiri warumbajije ngo kuki biba kuri papa w'umwana wa mbere bitaba kuri papa w'umwana wa kabiri. Ibi byo bintu nabipostinze kuri anniversaire ya papa w'umwana wa mbere. Yego. Ngira ngo na papa w'umwana wa kabiri nabipostinga, ariko ntago byasa. Kubera iki bitasa? Kubera yuko papa w'umwana wa kabiri we twarashakanye turabyarana turatandukana. Ntago abantu batandukana badafite ibi batandukanyije. Yego. Ntago twashwanye ngo duteragurane hejuru, ariko ntago twumvikanye. Niba tutarumvikanye rero ntawe ugikunda undi hagati yanjye nawe. Dukundana nkuko nakundana nawe Yago, nuko nakundana na Juju. Harya ni Juju? Jaja cyangwa Nadine. Nadine. Nuko nyine baba bafite amazina ku ruhande kuri Instagram yitwa ngo Amujaja, ariko amazina ye bwite nitumukunde Nadine. Nibyo niyo mpamvu ntago byasa kuri abo bantu babiri. Ntago Mike nigeze ngira icyo mfanaho, ariko undi twatandukanye hari icyo twapfuye, hari impamvu tutumvikanye. Niyo mpamvu nibyo na postinga bya bitandukanye. Ntago nabura kumwifuriza anniversaire nziza, nayimwifuriza nkamubwira yuko rwose ni papa w'umwana we mwiza pe. Hanyuma ndagira ngo utubwire, ari muri Kenya uyu munsi, utubwize ukuri nk'uko urimo kutubwiza ukuri Mama Sava. No kuri ndi kukubaha kose. Wenda akaba yava nko muri Kenya akaza i Kigali ari wowe waje kureba, dore ko uri na mama w'umwana we. Ese uwo mwana we barabana cyangwa ubana nawe bimeze bite? Umwana ni njye tubana, ariko ikibazo cya mbere ntabwo ndukigusubiza. Ariko rekana nakigusubiza. Papa w'umwana wa mbere agenda ajya asubira hanze, kuva yagenda nagaragaruka. Ntago turabonana nyuma y'icyo gihe. Yagiye ryari? 2013 ngira ngo. Ntagaragaruka, ariko in this December azaza. Breaking news. Breaking news. Akubwira ko azaza, yabikubwiye gute cyangwa ni warabimusabye cyangwa ni wakubwiye ati ndashaka kuza? Yarambwiye ko ashaka kuza kuko yagombaga kuza kuri anniversaire y'umukobwa wacu. Yagize imyaka 5. Aburukwaza ariko aravuga ati kuko umukobwa agira imyaka yuzuza imyaka mu kwa 12 n'ubundi. Avuga ati birthday we y'umwaka nzaba mpari. Muri December azaba yaje. Birumvikana ko ibyo ari byo byose bizaba ari ibyishimo. Uzatwemerera kuhagera? Umukobwa yagize anniversaire n'umupapa hari. Yago nzabikwemerera. Uzabikwemerera umuganirize nawe. Mike azabyemera? Nago yabyanga. Ntabwo yabyanga. Hanyuma nagira ngo utubwire umubano wawe na Mike. Ese Mike uyu munsi hari uburyo umufata? Hari uburyo umufata nawe, hari uburyo agufata. Ese Mike nyuma yo gutandukana nawe, nago navuga ngo mwatandukanye n'ibihe just. Ibihe byarabatandukanyije, aragenda ntacyo mwapfuye, nta kibi yagukoreye. Ese umwana yakomeje kumwitaho mbere yuko wenda ngo bazi icyo kibazo ringe ko? Cyane. Yakomeje kumwitaho cyane. Yabaye papa mwiza. Okay. Hanyuma kuba mwaratandukanyijwe n'ibihe akagenda, nawe ugatangira ubundi buzima nubwo waje kubuvamo, we hari ubundi buzima yatangiye? Wenda ngaba yarashaka undi mugore cyangwa se anabyare? Yarabyaye undi mwana. Nawe w'umukobwa. Twembi twabyaye abakobwa nyuma y'umukobwa wacu mukuru. Muri make mujya guhuza n'amateka? Akenshi dukunda guhuza cyane ibihe. Tusinzi ibyo bikunda kwikora tu. Hanyuma nagira ngo tubwire, kuza kwe nta kintu mwapfuye. Azaza aje kureba mama w'umwana we ndetse n'umwana we. Bibaye ngombwa ko akubwira ati Nido, ndashaka kongera kwisubiza Nido wanjye wa mbere, niki cyakurikira bya bimeze bite? Yagorekane kukubeshya. Nibwo ngiye kukubwiza ukuri kuva wabaho. Mu bitekerezo mfite muri iyi minsi ntabwo icyo gushaka umugabo cyari kirimo. Ariko Mike agarutse nashaka.
yemeye ko dushakana twashakana mwashakana Yego. Mike yumva ikinyarwanda ni gike aracyumva ntago azi kukivuga nta kintu na kimwe azi kuvuga mu kinyarwanda Yego. ariko aracyumva ko yabayeho mu Rwanda nkuko nanjye numva igiswahili ariko nta kintu wumva ayo magambo wari uvuze yasubiremo muri iki gihe nta gitekerezo cyo gushaka wari ugize ute nari mfite ariko yago Mike aramutse bitekereje kumva ko twabana kuko yaranabyifuje igihe kinini ariko nyine bikajya bizitirwa nyine nuko nari mutoya ikindi kintu Mike niwe rukundo rwanjye rwa mbere niwe muntu wa mbere nakunze Mike nakwemera kumubera umugore utitaye ku bihe byabaye nta gihe nta kintu na kimwe nakwitaho twatangira ubuzima bushya tukarera abana bacu hanyuma ubwo Mike ibyo byose wenda buno butumwa bumugezeho hanyuma Mike aramutse ashaka kukubwira ati naguhisha ibintu byinshi bikomeye ntabwo ndimo kumutekerereza avuga ati naguhisha ibintu byinshi bikomeye mfite umugore wenda turanabana wenda yarabiguhisha utabizi ariko ndifuza ko nawe wambera umugore wa kabiri wabyemera mama Savant na Konido okay namubaza impamvu itumye ashaka umugore wa kabiri kandi afite uwa mbere kuko ntago namwangira ko afite umugore kuko ninjye namutanze gushaka n'ubu ngubu Mike ambwiye ngo ngiye gukora ubukwe namushyigikira n'umutima wanjye wose kuko nanjye narabikoze yaragushyigikiye icyo gihe yararakaye byatari aranambroka ahantu hose ariko nyuma yaje kumbrokora ubwo rero kuko naba icyo cyaha ninjye yagikoze bwa mbere namwumva rwose yagashaka agakomeza ubuzima kandi namwifuriza rwose kugira urugo rwiza mba numva nyine yazashaka umuntu aramutse abitekereje gushaka yazashaka umuntu amukunda uramubajije rero aragusubije igisubizo aguhaye kirakunyuza unyuzwe n'iki gisubizo wakomera kumera umugore wa kabiri ibyo byansaba gutekereza cyane nemeye kumubera umugore wa kabiri yakwemera ko mba umugore wa kabiri ariko nkaba mu Rwanda ari kugira ngo tubane nk'umugore n'umugabo ubwo nanjye naba nemeye kujya mu gihugu icyo ari cyo cyose ashaka ko tubana yego Mike kubera iki ukimukunda cyane mama Savant nk'impamvu nk'eshatu cyangwa enye watanga impamvu ya mbere Mike niwe musore wa mbere twakundanye impamvu ya kabiri Mike niwe musore nakunze cyane impamvu ya gatatu mbaje zingahe enye impamvu ya gatatu Mike niwe wambyariye imfura impamvu ya kane nyine biracyari uracyamukunda ariko hanyuma ukeka ko ari iki cyatumye Mike igihe wamubwiraga ko ugiye gukora ubukwe yababaye akakubloka ahantu hose ukeka ari iki cyabiteye nuko yansabye igihe kinini ko nakwemera kugenda ngo tubane ujye muri Kenya nkabyanga yabigusabye igihe kinini kuki wabyangaga mama Savant Mike twabyaranye ntaragira imyaka yo gufata indangamuntu harya mu gice cya mbere tubwiye ko wari ufite imyaka 17 nibuka ku buzima bwawe 18 none nari ntarafata indangamuntu ikindi maze gutwara inda yahise atoroka afite ubwoba ko bazamufunga ahita asubira iwabo noneho umwana ntiyari kubona ibyangombwa atandikishije nicyo kintu rero cyatumye ntagenda ariko mu by'ukuri nanjye numvaga ngomba kugenda umva gubishaka kuko na famiye ye bageragezaga kumpamagara bakambwira bati ntabwo umwana wacu azarererwa aho ngaho ngwino turere umwana wacu ibintu nk'ibyo nyine ariko nyine ndabireka burundu hanyuma ndagira ngo utubwire ku rukundo nyakuri wakunze Mike n'urukundo nyakuri wakunze umugabo muheruka gutandukana ari we papa w'umwana wa kabiri utubwize ukuri nk'uko urimo kutubwiza ukuri urabigereranya gute ukuntu mbigereranya Mike amaze kunsiga nabaye tushukuntu icyo gihe nahise nsa n'umwanzi numva rwose
nshaka no kumwikuramo. Ni nabwo nafashe umwanzuro wo kuba nabana n'undi mugabo. Twarakundanye turabana, ariko ibihe nateganyaga sibyo nabonye. Nyine ibyo expectingaga. Yes, ibyo sorry. Birananiye kubivuga, bazajya ntabyo nzi kubivuga. Ibyo okay, ibyo natekerezaga. Urabizi abakobwa iyo tugiye gushaka dutekereza ko hari expectations mugira nyinshi. Urugo ni ijoro rito, nzaba ndyoshye, ibintu nk'ibyo. So yo we expecting ikintu nikibe nk'uko wagitekerezaga, birakubabaza, bituma utakariza urukundo uwo muri kumwe n'icyizere. Ubwo niba ibyo namutekerezaga atari ko byagenze, nari mfite nyine kubihagarika. Muri make nabanje kubwira ikintu gituma ahaye Mike yaranze kumvamo, nuko ari we musore nakunze bwa mbere. Ese Mike yaragukundaga wowe bitewe n'igihe mwamaranye? Yarankundaga. Ubwo iyo ubirebye ubona bimeze bite? Ubu ngubu rero aburya abantu batari kumwe hafi ntago umenya neza ngo umuntu bimeze bite. Ariko niba umuntu nibura making ashobora ko buri mugore wakwandikiye cyangwa aguhamagaye, nibura haba harimo akantu, niyo kaba gatari ko kaba gahari. Muri make nawe ubona hari akantu kagiye ari kuri Mike? Yego. Ariko wowe ikintu kirahari? Yego. Mike hariyo bavuga ngo tunakusalimia sana, none se ntaguzi Igiswahili? Cyarananiye. Mike, tunakusalimia sana, tunashukuru Mwenyezi Mungu ko ukiriho. Big up on yourself wherever you are. Ari muri Kenya mu kahe gace? Ngira ngo ari muri Kalen. Ahitwa Kalen. Reka tugusuze cyane Mike, ndabizi wenda kuri ururimi rwacu urarwumva neza. Tunakubali sana rwose kuba warabyaranye n'umunyarwandakazi wacu, ni byiza. Yagushimye, yavuze ko wabaye papa mwiza, ntago yigize umutererana. So biracyashoboka, waracyagukunda, kandi nawe ndabizi ko niba koko umwitaho bigaragara ko ukimukunda. Rero bitekerezeho muri December tuzakora ikiganiro, hari indi mvugo turimo gukoresha. Hanyuma se Mama Sava nyuma gutandukana n'uwo mugabo wa kabiri, nta bandi bantu bagerageje wenda ukaba utafata umwanzuro vuba ariko bahari? Ntago babura. Okay, hari abantu nyine hari abantu baba gukunda kandi utabuza icyo umutima wabo ushaka. Hari abo bwiza ukuri uko ibintu bimeze, hari abo ubwira uti nta mwanya mfite, hari abo ubwira uti hari n'abo bubeshya. Biterwa. Ariko njye nta muntu mbeshya rwose. Hanyuma Mike akora iki? Niba ntacyo bitwaye kuvuga icyo akora. Mike ni umuproducer. Akorera Kenya n'ubundi, afite company yitwa Bashment Sound. Irimo house of recording. Nyine akora iby'indirimbo, afite imodoka ngo bigendana ibyuma bino tugendana mu road show urabizi. Ategura mu makwe nyine n'ibiki byose, abafite nyine ni sound nini. Abikorera muri Kenya gusa cyane hano mu Rwanda hari aho afite ishami wenda? Ari gutekereza kubizana hano mu Rwanda. Nekereza ko mu kwa 12 mu bintu bizaba bimuzanye n'ubundi nabyo birimo kuba yaza gufungura ibyo bikorwa inaha. Okay, ndumva ahubwo afite na business dushobora gukoranamo. Uzahita uduhuza rero, ahubwo kino kiganiro tukimwoherereza, urumva kimara kugera hanze uhita ukimwohereza ngo uti watch this show, yumva uburyo turimo kumuvugaho n'iyo business ye, azayizane tuyamamaza cyane, dukorane nabo. Hanyuma tugana ku musozo ndagira ngo utubwire nk'ikintu wabeshye Mike ukaba ubizi ko wakimubeshye ariko akaba atarigeze amenya ko wamubeshye, kuko nawe tuzaganira ibibazo turimo kukubaza, nitugira amahirwe yo kumana nawe tuzabimubaza. Ikintu wumva wabeshye Mike ni iki? Ikintu mbona wabeshye Mike ni ikira kandi umva gihari. Chibuke cyafite iminota. Ni ikira
n'ubu akaba atabizi ko nakimubeshye. Ntabwo nkibuka. Ntabwo ukibuka. Okay, muri make ngerageza kumubwiza ukuri. Kuko we ahora ambaza akazi bimeze bite, mu rugo bimeze bite, umwana bimeze bite, nyine ahora ambaza ku buzima bwa buri munsi. Kumubeshya rero mubeshye akabimenya twashwana. Hanyuma nagira ngo tubwire turasoje. Umuhungu uherutse kubeshya cyangwa umugabo uherutse kubeshya wamubeshye iki? Ariko yaranamfashe. Nari mfite kujya Gisenyi mu minsi yashize, nyine gusoreza weekend. None ndamubeshya mubwira ko ngiye mu kazi. Aranyihorera ngenda yabimenye ko namubeshye, ndinda garuka bize. None ngeze i Kigali arabimbaza. Ambwira ati uzi ko mbizi neza ko wambeshye kimwe ku kindi cyose byose arabikubwira. Ndamubwira nti ngiye muri gahunda nayo mfite no kukubwiza kuri birimo. Ndabizi nayo ko ari buze kureba kino kiganiro. Musuhuza. Ndagusuje sheri. Muturemo karirimba. Santara karirimba. Doucement. Doucement. Uwo muntu ni ndera. Hoya ni ngiye nkunda ibintu by'urukundo tu. Romantique byose ndabikunda. Umutuye? Mutuye Doucement ya Medi na Otile Brown. Nubwo wamubeshye. Nubwo akwa namusabye imbazi yaranambabariye. Atasambabariye yarambabariye ndabizi. Twariyunze. Umuntu uheruka kukugirira nabi yagukoreye iki Mama Sava? Umuntu uheruka kungirira nabi yantwariye imfunguzo z'inzu ntafite ahantu ndi burare. Nyine yarazinyimiye ku bushake ntafite ahantu ndi burare. Kandi ndi mu muhanda nka saa 7 z'ijoro. Ubwo wari uvuye he? Nari mvuye mu bukwe. Mu bukwe. Agutwarira imfunguzo. Ni igitsina gabo ni igitsina gore? Ni igitsina gore. Yazijyanye iki? Ntabwo mbizi. Wakoze cyane Mama Sava reka. Kandi ugize ngo ni igitsina gabo. Oya ngiye nabashije. Oya ni igitsina gore. Ndose yazitwariye iki? Ntabwo yazitwaye, ahantu zari ziri yagombaga kumpa urufunguzo rwaho ziri nkajya kuzifata. Ararunyima ku bushake. Arukuma ku bushake. Byaranambabaje. Yashakaga ko bigenda biterera ubwo. Saa 7 mu muhanda. Saa 7 mu muhanda. Nyine ngiye ikintu cyambabaje cyane. Hari ninjoro none unambaye n'inkweto ndende. Ndimo ndavunika sana. Wiriwe wambaye inkweto ndende. Waje kumenya ko yashakaga kugera kuki? Ntago mbizi ko ntago ndavugana nawe kuva icyo gihe. Musuhuze. Ndagusuhuje. Mutura karirimba. Oya, kambwira ni Imana mubabarire. Nkuko wabeshye wa muntu akakubabarira nawe uyu muntu nubwo ntamuzi nubwo tutamuzi mubabarire. Ngiye musabiye imbabazi pe. Simuzi ariko musabiye imbabazi. Okay, reka mubabarire imbere ya kamera ya Gote. Ndamubabarira ariko umutima ntabirimo. Ariyizi se? Ariyizi Okay, ngereka mwisabira ikintu kimwe. Uze guhamagara Mama Sava umusabe imbabazi waramubabaje kugeza aho ibintu bivugira kuri kamera rwose waramubabaje. Uze kumusaba imbabazi niba ari nango mumusohokane Chillax nubu niho turi bumvishe ku Chillax bafite service nziza. Bampaye icyayi kiryoshye ahantu rero ntago nari mpazi ariko nzahazana abantu. Hari abakobwa babiri nzahazana. Uyu kunari heza? Abakobwa babiri nabyaye nzabazana hano. Bumvishe ko Yesu agira neza. Bana Chillax ni heza cyane. Dufite garden, dufite sale, ushaka gukora ubukwe rwose na ahantu hanini cyane. Dufite service nziza. Icyo kurya cyo rwose ni munanga ni ibintu twakemuye ni ibintu twitaho cyane koko. Ni hano Nyarutarama neza hafi na Golfe. Ubwo wahageze wabaza uti muri Century Park Kigali, hanyuma waba ushaka kuba uri muri Chillax ni waba ari club n'ibiki ariko murabizi ko no minsi ntabwo bikora, ariko service zindi zo zirakorwa. Barabanza bakagupima covid kuko ni hotel igendera ku mabwiriza yo kugira ngo twirinde icyorezo. Bakagupima covid, bamara gupima covid babona uri muzima bakaguha ikaze ukicara ukagufata ka coffee kawe, ugafata icyayi, ugafata amata, ugafata kabiya, ugafata ka wine. Ibaza ahantu Mama Sava yashimye ariko
ibaza ahubwo ubwo ngubwo nitubwira abafana ati turakorera ubukwe bwa Yago burabera muri burabera muri Chillax ibaze nako kantu shana ukuri intwererano yanjye ndayimusigira nubwo nta mugore ndabona we nacu tubundi ndashaka ko mushyingirwa rwose nako mushaka abagore kitaracyari muto kuri njye nese washatse ubundi nimwe mutuma citadashaka ngiye ndi hafi kurongora bebe ryarese nzabamenyesha musigaye mumbeshye ubona cita murambeshye ako subu ndongore ndacyari muto oya ndongore nk'imyaka nk'ikiri imbere wasubona nkuze mama sava uzabageze 40 ubwo ngo mama sava oya reka dusoreza aha wakoze cyane kandi nizere ko n'ikindi gihe tugukenera tuzakubona rwose ugakomeza guhumugisha ya GoTV show ibiri rwose nanjye mba mpari ku mutima no ku mubiri hose ndabakunda nanjye abafana banjye badukurikira kuri ya GoTV show subscribe rwose kuri ya GoTV show mwumvishe ko ngo afite gahunda yo gushaka umugore bandemere rwose ni mu muremere kandi musimbuke mugende kwa Nitegeka Gratien mu subscribing ubundi dukomeze twitwikire wakoze cyane reka mubwire ngo courage mu kazi kawe ka buri munsi kandi ubuzima uba waranyuzemo hari benshi babwigiramo babukuramo isomo nk'iki kiganiro ni ikiganiro dukoze turi free ariko nzi neza ko hari abantu kiri bushimishe hari abantu bari bukuremo isomo rikomeye hari abantu bari bubona uburyo wiziritse ugakomera nk'uko babivuze uti nabyaye wenda nta n'imyaka mfite yo gufata irangamuntu hari isomo rikomeye kuba uyu munsi umuntu mwabyaranye muri icyo gihe ukimufitiye urukundo nibyo nge mbona nita real love rwa rukundo rwa nyarwo ukaba warongeye ugashaka undi mugabo ariko n'ubu umutima wawe ugasa nkaho ukiri hahandi hakurya so ni ikiganiro tuba dukoze nyine twisanzuye